Iriwe nitwa Katia, abantu benshi banzi Katia Makenzi. Ukuntu ngiye rero banyibye nari ndi mu muhanda wa Nyarutarama, noneho imodoka izinyuraho imbaza iri kurangisha hoteli yitwa niba ari Igitego hoteli, ibintu nk'ibyo ngibyo. Barambwira ngo mwiriwe, ngo Igitego hoteli urayizi? Ngo ya, ndavuga ntago mpazi. Ngo wabutuyemo hano? Ndavuga ya, ariko ubwo uko ndi kuvuga niko ndimo ndagenda. Barangije bahita bavuga ngo okay, ngo twashaka kubabwira ngo ko muri beza n'ikinyabupfura cyinshi cyane. Arangije ndavuga murakoze, okay, ngo basi ngo aduhe nimero zanjye. Ndavuga ntaho yana ngo njya ntanga nimero ku bantu ntazi. Barangije bahita bavuga ngo okay, ngo basi ngo bye niba utaduha nimero zawe. Mugenzi yakawuka ahita nkurura ku modoka gutya, bankuruye umwe wari bicaranye n'undi ku ruhande ahita afata akaboko kanjye ashaka kukavuna. Ubwo niko nari ndi kurwanira telefone yanjye ndi kuvuza n'induru. Barangije umwe wari utwaye ahita uwo mwabonye ahita nsunika nyine ngo mu muhanda, nari mfite ibisebe nyine byinshi ku mavi n'amableu menshi, ngwa neza munsi y'ipine bashaka kunyuraho ku kaguru mba nkakuyeho. So nuko nguko byagenze. Hanyuma nyine nanga ikirego kuri RIB, maze gutanga ikirego ndategereza. Ngubu rero nibwo babafashe. Byari mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu. Amasaha ari nka saa 12 zuzuye gutyo, tuvuye muri saa 11. Ubutumwa wumva watanga ntimukavugisha abantu mutazi, abantu kuko abo bantu ntago wasaga nka umuntu utwara imodoka, ntabwo asa n'umujura. Numvaga nta kintu kiri important mfite kuri njyewe gishobora gutuma abantu banyataka cyane cyane. Ntago ruko ngo nari ndahantu mu kavuyo. So ntimugapfe abantu bagapfe kubabaza ibintu byari byo byose ngo mupfe kubatega amatwi, mujye mubihorera mugende. Hanyuma niba ari ikintu kibabayeho mujye mutanga ikirego, muzagira abantu babafasha kabisa, kuko nayo ntabwo nari nanjye bazamfasha gutyo. Ndaruhutse meze neza, numvise ko abantu banyatatse babafasha. Telefone warayibonye? Nabamenye babiri, ab'inzobe bafite ubwanwa n'amaso manini gutyo, n'undi w'imisatsi myinshi. Ni babiri namenye, ariko bari batatu. Umwe yaricaye inyuma ntabwo nabashe kumubona kuko imodoka yari ifite amafime, ariko nabamenye. Urumva n'abantu batagaragara ko ari abajura. Hari ushobora no guhura, hari ubutumwa bwahatangiwe bugaragaza ko abantu ushobora kuza akora ko afite amafaranga menshi adasa nk'umujura, ukaba wayasangira n'abandi bantu. Wowe uri kumva ari nk'uwe butumwa abantu bagakwiye gukura aho ngaho ku bantu batagaragaza isura wenda y'ubujura, ariko ugasanga arisanisha nabo? Nicyo nakomeza kuvuga no kutizera umuntu uwo ari we wese. Kuvugisha niba cyane cyane uri na wenyine, ntugapfe kubagarara ngo uvugisha abantu utazi, kuko urumva bari batatu ntabwo nabashoboye njye ubwanjye ku giti cyanjye, kandi hari mu masaha nimugoroba. Rero ntabwo ari ngombwa kwizera umuntu uwo ari we wese, kandi si ngombwa kuvugisha umuntu uwo ari we wese. Nashaka kuvuge kuri wirata cyangwa ari iki, ariko ya nicyo nababwira. Telefone wayibonye? Yari nayo nyibona, nayibonye kwa kane, yonyine bari kwa gatanu. Yari iPhone 15, yari ihagaze 1,300,000 quelque, ntabwo ndi sur neza, 300 quelque. So niyo banyibye, ntabwo ndayibona kuko uyu munsi ego ntabwo ndayibona. Akazi kanjye ndi umupompiste, nkorera kuri station Karani y'i Masaka. Mbere na mbere maje gushimira RIB kuko ntabwo nari nzi ko bazafatwa bitewe n'uburyo bari bagiyemo. Ntabwo nari nzi ko bazabakurikirana ngo bababone, kubera ko nari namaze kubona ko bafite na plaque nyinshi. Gusa mbashije kubashimira cyane ko bamfashije bagakora akazi kabo uko bikwiye bikagenda neza. Ukuntu byagenze, nari ndi mu kazi, hari nka saa 12:40, imodoka iraza z'umugoroba, ndayiyobora bisanzwe. Ndababaza ese muranywa angahe? Barambwira ngo baranywa 45. Mu gihe bavuze 45, ndababwira bafungure tanka hahandi dushyiramo essence. Bafungura nabi, babafunguye butu, barambwiye ngo nimbafungire butu. Nyireba muri butu mbambonyemo plaque nyinshi, numva umutima urangiye. Mbamamagaye mugenzi wanjye dukorana w'umuhungu, ndamubwira gerageza wishyuze aba bantu, ngiye kubahereza essence gakeya kuko mbonye plaque nyinshi
muri butu ashobora kuba ari babandi bahora batwiba kuko bari bamaze igihe batwiba cyane twagera najya nko kazi ngiye gusimbura mugenzi wanjye mu gitondo nkasanga bamwebye bakaza bakamuha furutanke bakagenda. Ubwo mugenzi wanjye rero yagerageje kubishyuza baramubeshya ngo bishyuye bakoresheje telefone ya momo. Ubwo rero mu gihe ngiye mbabwiye ati ngiye ntago nayabonye kuko telefone ya momo ninjye wari uyifite, baravuga ngo nindebe neza ngo reka barebe ibyakozwe ngo ariko ngo amafaranga bayohereje. Mu gihe kuko amaboko yanjye yari ari inyuma ariko arimo mu modoka mo imbere, mu gihe ndi kubabwira ati muzane telefone munyereke message mwishyuriyeho, barakisereye imodoka. Mukakiserera imodoka mugenzi wanjye ko yari imbere yabashije kwitaza, ariko njye amaboko ko yari arimo mo imbere wari urimo mo imbere ahita ankuruye. Icyo gihe nari mfite verisoma ku kazi, nafite amafaranga menshi cyane ko urumva nari nahereye kuko mera saa 7 z'amanywa nkora bakansimbura saa 1. Ubwo rero mu gihe mbonye bakisereye imodoka kandi nanjye amaboko bayakuruye, nagerageje kurwana no kugira ngo badakandagira amaguru kuko amaguru yanjye yari ari hanze. Nkomeza gutaka cyane mbona bandengeje ku kazi. Mbonye bandengeje ku kazi mbona ko bashobora kungira nabi mvuza induru ariko akaboko kamwe karimo mo imbere kandi kari inyuma. Ni Imana yabikoze. Sinzi uko nanjye bandekuye, nashidutse mbona nikubita hasi. Imyenda yose y'akazi yanshikiyeho yose ko bankurubanaga muri kaburimbo nanjye ndwana no kugira ngo ndebe ko bandekura. 45,000 ntago babinyishyuye. Hanyuma wenda dusoza n'ubuhe butumwa wagira RW yasabye ko abantu bishyuza bajya babanza bakishyurwa mbere, wowe niyihe nama none nabagira bagenzi bakora akazi kabo? Nanjye ndumva icyo kintu cyaba ari cyo, kubera ko kuva byambaho nanjye mura mfite ubwoba ndetse mfite na bagenzi banjye ubwoba, kuko abo bagizi banabi ntago nekereza ko ari baragusa, nekereza ko hari n'abandi bari kumwe nabo ntago mbizi. Gusyo nashingiraho mvuga nuko wenda twajya twishyuza mbere kandi nabaje kunywa bakabyumva, ntibabone ko ari ukubasuzugura ahubwo ari mu buryo bwo kurengera akazi kacu no kugira ngo tubone umutekano. Nkasoza nshimira kampani yanjye yarandwanyeho cyane, sitasiyo Karani nibo bamvuje barankurikirana mu buzima bwa buri munsi. Nshimira na RW yabashije gukurikirana ibibazo byanjye. Murakoze. Wowe Imana Yvette. Sitasiyo kumbagira byakugize izengaruka. Urumva ivi ryagiye ryikuba muri kaburimbo, urumva uruhu rwose rwavaho ni ibisebe gusa, n'umugongo nakubise hasi naho ni ibisebe, n'umutwe nakubise hasi naviriyemo ikibazo cyo kugira ngo ndakwibagirwa cyane. Bisaba kugira ngo more nibuka ikintu nkoza ako kanya nkakigarura mu mutwe cyane kugira ngo nakibagirwa burundu. Mwiriyeho abafatanyabikorwa beza, ngira ngo uyu munsi twagira ngo tubagaragarize ibikorwa byagezweho mu rwego rwo kurwanya ibyaha. Ngira ngo murabizi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rushyirwaho rwahawe inshingano zikubiye mu nkingi 3 ariyo gukumira, gutahura no kurwanya ibyaha. Ni muri urwo rwego rero turi hano tugira ngo dutange ubutumwa bugamije gukumira ibyaha biri kugenda bigaragara muri no minsi. Ni ibyaha bimwe ubona n'amayeri mashya abantu bagenda biga, abasore bamwe bagenda biga mu buryo bwo gukora ibyaha. Tukagira ngo rero iyo dutanze ubutumwa nk'ubu ngubu mu rwego rwo kugira ngo dukumire ndetse tubwire nabo bose bakeka ko bashobora kwishora mu bikorwa nk'ibyo ngibyo, babone ko nta mwanya bafite. Ni mu rwego rwa prevention na accountability. Ngira ngo ko mwababonye hano hari ibirego twari tumaze iminsi twakira bijyanye n'ubujura bw'amatelefone, bijyanye no kujya mu maduka umuntu agafata ibintu
mu iduka muri supermarket agakubita mu modoka akirukanka, bijyanye no kujya kuri station akanywa essence yangiza akirukanka. Ngira ngo bamwe muri ba victim mwababonye, ndetse n'uburyo n'amayeri bakoreshaga kugira ngo bagerageze kwihisha inzego z'umutekano bakoresha plaque zitarizo. Ngira ngo mwababonye umwe n'uwitwa Badru Rashid w'imyaka 20, akaba ari nawe team leader, umuyobozi wa kariya gatsiko, akaba ari umukanishi mwiza uzi ubukanishi mu rwego rwiza. Akaba ari mwene Mohamed Rashid ufite igaraje, uyu mwana yabanje kujya korana na se mu igaraje. Hakaba nijye na Patrick, uyu nawe yize mechanique automobile, we akaba yari yispecialise mu byo bita wiring, muzi bama waya mujya mwumva. Hakaba uwitwa Rwigema Fred w'imyaka 19, ngira ngo impamvu tuvuga imyaka turaza kubihuza, nawe n'umukanishi, akaba nawe muri ibi bikorwa by'ubujura afitemo uruhari rwe. Hakaba Mwizerwa Fabrice w'imyaka 22, uyu yarashinzwe gukodesha, nawe yize mekanike, ni n'umushoferi, yakodeshaga imodoka bakoreshaga muri ubwo bujura akabatwaramo. Niyo Mungeri Pacifique, uyu akaba we yarajyaga guhaha ibintu, buri muntu wese yabaga afite role ye. Na Mugabo Frank ukaba yarashinzwe gucunga aho umuntu, iyo bavuze gucunga ubwo ndaza kubisobanura, yahagaraga ku modoka bishe kugira ngo aze gusinyara bari. Iyo mvuze ngo uwarushinzwe guhaha ntugire ngo ni uguhaha, yafataga ya modoka bakagenda kwiduka, bahagera akabwira umuntu w'iduka ashyiramo ibicuruzwa bakabishyiramo, barangiza akamubwira ati code ni iyihe, bakabikubise mu modoka barirutse. Hano mu mujyi wa Kigali henshi cyane. Abasore rero ko ari 6 bakurikiranyweho ibyaha 6. Icyaha cya mbere, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ibikangisho, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, kwangiza cyangwa konona ikintu cy'undi, icyaha cy'ubuhemu. Uko ari 6 nibyo byaha bakurikiranyweho. Abasore rero bafite ibyo bahuriyeho. 4 muri bo bavuka mu murenge wa Kanombe, akagari ka Kibirizi, na ahantu hamwe bavuka. Bakaba bize bose barize kuri école primaire imwe ya Busanza, ndetse bamwe biga muri na secondaire ya Samuduha Integrated College, biga na Eto. Urumva bahuriye ku kintu cy'ubukanishi, ikintu byo gukora imodoka. Ibyo ni ibintu bazi, bize ibintu bijyanye bifite aho bihuriye. Ikindi bakaba bose bari mu kigero hagati y'imyaka 19 na 22. Ni abana bakuriye muri quartier imwe. Ikindi bahuriyeho nuko abenshi muri bo si ubwa mbere bakurikiranwa mu bugenzacyaha, babanje bakurikiranwa mu inzererezi kubera imyitwarire nabi bakiriza under 18, bataruzuza imyaka yo ko bakurikiranwa, bageraho noneho bagezaho muri ibikorwa. Noneho ubumenyi bwabo rero bwo gukanika imodoka ni n'abakanishi beza. Ubu nyuma y'ahangaha tuzumva ubuhamya bw'abantu bazatangara, kuko hariho ababazi nk'abakanishi beza, kuko bataza amayeri yakoreshejwe babiba, bakagira ngo ni ibintu byari byikoze. Turaza kubisobanura. Uyu witwa Badru Rashid mwene Mohamed Rashid niwe team leader, niwe muhanga mu bijyanye n'ubukanishi. Uyu yatangiye kujya akorana na se mu igaraje, akajya yibamo ibikoresho mu mamodoka y'abakiriya babaga bazanye imodoka, ise akamwishyurira. Bigeraho noneho aza kurenza, agera ku bundi buryo. Yaje gufatirwa rero mu byaha bitandukanye, aza no gutoroka.
Bad Rashid mu bihe bitandukanye duhereye itari mu kwezi kwa kabiri urukiko rwa Nyarugenge rwe rwamuhamije icyaha cy'igifungo cy'imyaka 2 ku cyaha cy'ubuhemu. Itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ubushinjacyaha nabwo bwamukurikiranagaho icyaha cy'ubujura aho yibye imodoka y'umuntu tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu. Tariki ya 28 z'ukwa 9 umwaka wa 2023 nabwo uyu Badru yakurikiyeho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ahangaha turaza kwasobanura uburyo yabikoraga. 21 z'ukwezi kwa 9 nanone yarakurikiranweho ikindi cyaha cyo kwangiza cyangwa konona ikintu cy'undi, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kwiyitirira imyirondoro. Ibyo ni ibyaha yarakurikiranweho ndetse n'ibyaha by'ubujura bwa telefone iriya groupe yose. Hanyuma yaje gutoroka, aratoka ajya muri Kenya, amara y'igihe gitoya nabwo muri Kenya ari agaruka mu Rwanda, atangira ibikorwa bye. Ibyo bikorwa nibyo tugiye kubasobanurira. Igikorwa cya mbere bo iyo bakubwira baravuga bati umunsi wacu, umunsi kuntu tuwupanga, umunsi wo gukora ubwo ntugire ngo no gukora ibyaha wo kwiba. Bafite imashini, uyu nkuko nababwiye uyu Bad Rashid afite imashini, ni mashini zikoreshwa mu magaraje mazima, amagaraje ateye imbere. Murabizi imodoka z'iki gihe zikoresha computer system, aho yafataga iyo mashini akagenda akegera imodoka ziparitse ahantu akayisikaninga. Iyo mashini ikorana na sensor y'imodoka ikamusaba gushyiramo chassis akayireba akayishyiramo. Yamara gushyiramo iyo chassis, machine igasoma computer, igasoma engine. Yamara gusoma engine ikamwereka aho sensor ziri. Yamara kumwereka aho sensor za engine ziri akadesactive. Urumva desactive gushyira off. Wowe rero waza imodoka wakwatsa reka. Ubwo iyo yashyiraga off, ntabwo yagiraga off ya system ya injection ya essence. Urumva essence itazamuka muri engine, imodoka ntita iramarika ariko ntiyaka. Ubwo ngubwo muri icyo gikorwa yabaga ya deployinze umwe muri bariya uburi hafi. Umuntu yabona umuntu uje wakije imodoka yanze, akarahamagaye ati Bad nyiri imodoka ari kwatsa. Bakaza muri ya modoka babaga bakodesheje, nayo turaza gusobanura ibyayo. Babaga bakodesheje bambaye ibisarubeti, bakahagera nk'umuntu batambutse aho ngaho bakabaza tukudepane. Umuntu urumva ari muri stress, imodoka yapfuye, TS mu ndepane kabisa. Yabona basohotse bambaye amasarubeti meza, abakanishi basa neza, bagenda mu modoka nzima, agahita babwira ati tukudepane, bagafungura kapo. Uti rero noneho babiba bati iyo bamaze gufungura kapo bakagerageza kwa kundi bagenda bareba mu modoka icyapfuye, babwira nyiri imodoka aticara mu modoka ugerageze watse. Muri wa mwanya nk'umukanishi abaza utuntu ashobora gufungura, afunguraga za sensor n'ubundi zitabaga zapfuye, sensor zitabaga zapfuye za wa muntu. Icyo baba bazikoreye ni off, akazikuramo nzima, akazibika, agahita akuramo izo zapfuye akahita ashyiramo. Yangiza agahita afata ya mashini agasikaninga akereka nyiri imodoka akamuga ati boss dore ibyapfuye ni ibi ngibi. Ati ngaho baza ku maduka ya sense imwe niwe igura nk'ibihumbi 300, ubwo ne ebyiri 600. Ubwo urumva nk'umuntu nyiri imodoka icyakora atangira gushaka kugura za pièces de rechange. Ubwo bakabara bageninze ariko giye hari ahandi nazi kubona original. Ubwo ngubwo muri ya groupe hari ushinzwe kujya kuzishaka, nta kujya kuzishaka kundi, nukujya kuzana n'ubundi za zindi bakuyemo bakaziza bazogeje. Bakaba rero nitushyiramo ikaka wowe uratwishyura yangaye. Bashyiramo koko, bamara kuzishyiramo za zindi akongera agasikaninga na ya mashini
yarangiza aka-active zimwe yashyize off akashyira on, yakwatsa bikemera, umubosi akishima ati wa mwana we rwose uri umuhanga, akamuha amafaranga. Impamvu tubivuga, hari abantu bibwe muri ubu buryo batazi ko bibwe, ariko turabatuma ngo ubutumwa mubagezeho, ikigamijwe nuko tuzi ko hari abo babikoreye benshi batamenye ko bibwe, tubasaba ko baza gutanga ibirego. Hari abantu we ubwe Badru yarakubwira ati jyewe n'ababosi bankundaga nakoraga imodoka neza, urumva nta kintu yakoraga, ni troublemaker. He is a troublemaker. Yagutezaga ibibazo akanabisorovinga kuri expenses zawe, ku mafaranga yawe. Nubundi bujura bwo mu rundi rwego. Ibyo ni non-violent crimes. Icyo gihe rero ubwo ya groupe yose noneho baravuga bati ku munsi nibura bashoboraga navuga kujaminga imodoka cyangwa kuzica ziri hagati y'5 n'8. Badru iyo akazi kamubanaga mwe kenshi, uwitwa Rwigema yaramufashaga kumudepana nawe kuko ni umumekanisi. At the end ubwo umunsi waba wije ya mafaranga bakusanyije bakajya kuyarya. Iyo rero bamaraga kuva baravuga bati iyo twavaga mu kazi twabaga dukeneye kurya no kwinjoyinga ya mafaranga, ubwo habaga hakurikiyeho ibikorwa bihe byo kujya kwiba kuri za alimentation. Nubwo baga bafite amafaranga ntibaguraga. Urumva yo yose ushobora gufata roughly nk'imodoka umwe wishyuye 300 ukube 5 ku munsi. Ubwo ayo mafaranga bakagenda bagakodesha apartment, bakarya amafaranga, bagashaka abantu b'abakobwa, bagashaka byarandutangaje. Hariho abastari basangira, aba bantu b'abanyamuziki muzi, ndaza kubabwira amazina yabo. Muri apartment mu Kagarama hariya bakabatumira bakarara banywa basangira amafaranga y'amajura. Aho naho harimo ubutumwa. Ni ibikorwa ibi byo kwica amamodoka, kujya mu maduka za supermarket bakiba ntibishyure, bakajya kuri za station za essence bagafata essence barangiza bakirukanka. Ngira ngo mwabonye uwo mwana w'umukobwa bakurubanye hafi ngo apfe, Imana ikinga akaboko, no gushikuza amatelefone. Ubu rero aba bose mwabonye bafungiye kuri station za Kimironko, ya Remera niya Kacyiru. Noneho ibi byo kwica amamodoka ngira ngo nagisobanuye uburyo babikoramo. Icyo kwiba ibintu mu maduka nacyo, iyo barangizaga uwo munsi wabo ngo bumvaga bagomba kurya ngo nk'abantu bakoze, bakagenda mu maduka kwa kundi bapakira. Ngira ngo hano ubutumwa burimo wa muntu ucuruza muri supermarket ntakajya atuma, cyangwa no mu iduka ntakajya atuma ibintu bye bisohoka mbere yuko yishyurwa, kuko uravuga ati nimumpakire munkire mu modoka, bagapakira bagashyiramo, abashuka ngo ari kwishyura kuri momo, yarangiza yabona byose bamaze gushyiramo akikubita mu modoka bakagenda. Ku kijyanye rero no kugenda, ubwo ibyo babikoze mu maduka na Zarika Store hano rwose ibirego byari bihari byinshi. Ubwo nuko basozaga umunsi bagiye kwinjoyinga amafaranga, bakarya ibyo bibye, bakanywa inzoga bibye. Muri ubwo buryo kwiba essence, akagenda ashyiramo full tank, wamara gushyiramo akavumbuka kiruka. Recent case ni ngira ngo victim mwamubonye yabere hari Masaka, bamaze kuzuza essence baramubwiye ati ngaho ishyura nkaho batakwishyuye. Bahita bazamura ibirahure, umwana w'umukobwa amufungira nakaboko mu kirahure baramukurubana. Video mubonye video ko yari imeze guhagurukana umuntu wafatiye mu kirahure kuri speed yo hejuru. Haba harimo
bari mu bwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwica, kuko nta muntu babikorera uvuga ngo ari bubeho. Ibyo byose ariko bijyana no gukoresha ibiyobyabwenge. Witwa Nigena Patrick, Mwizerwa Fabrice, Mugabo Frank bafite ikigero cyo hejuru cy'urumogi mu maraso yabo. Bose barapimwe ikigero cyo hejuru cy'urumogi. Urumva ko ibyo byaha byose bigendana n'iryo koreshwa ry'urumogi. Ubwo rero nk'ubutumwa bijyanye n'abantu batanga essence, ubu ngubu dukoresha momo. Ujye umubwira ati ngo ushyiremo angahe, akwishyure, namara kwishyura ushyiremo. Nta kuvuga ngo wishyire agushyiremo nurangiza batazaba bahura nk'abantu nka ba Badru na ba Nigena Patrick. Ubwo ni uburyo bumwe bwo kwirinda kugira ngo ibi bintu bigabanuke. Ibi bikorwa rero bagiye babikora baravuga ati cyane cyane hariya Kicukiro hari aho tubare rwose imodoka barazijamingaga, bakakubwira Kagarama, bakakubwira Masaka, Kanombe, bakakubwira mu karere ka Gasabo, bakavuga Kinyinya, Remera, Kimironko, ndetse bajyaga no na Bugesera na Rwamagana. Gukoresha rero plaque zibwe, ngira ngo ziriya plaque mwazibonye hariya murazifotora, zira ni plaque bibye. Baragiye bafata imodoka y'umuntu yari yarapfuye bamwiba plaque, barangije bayifungura kuri ya modoka bakodesheje bakayishyiraho. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni ukugira ngo muri bamwe muri bariya abafite permis ni bake, imodoka bayitwaraga ku muvuduko wo hejuru, kamera za fotora zigafotora plate number ishaje, kuko ntibashakaga ko ya plate number ya wa muntu bakodesheje ijyaho amande, kuko warabazi yahita abagaragaza. So amande rero yajyaga kuri plate number yindi y'umuntu imodoka yapfuye iparitse ahantu. Nyiri plaque yari yaratanze ikirego, ni byiza, ariko ubutumwa buri ahangaha nuko imodoka yawe yaba yapfuye, yaba yakoze accident, ukureho plaque uzibike, cyangwa se uzisubize Rwanda Revenue igihe imodoka warangizanyije nayo. Kuko kwireka hariya hari abantu nka ba Badru bareba ikintu yakireba akavuga ati kinagikoresha icyaha. Biratangaje, tujya dutambuka ahantu imodoka ziparitse zapfuye ariko ntawe ushobora kubitekereza, ariko Badru we yareba na ba Nigena na Pacifique na ba Mwizero bariya agahita abonamo ko opportunity yo gukora icyaha, zira plaque nazifata nkazikoresha icyaha nkihisha. Biba bitangaje ukuntu ijisho ry'abantu, amaso y'abantu ukuntu bayakoresha bareba ibintu. Noneho hari ibintu byo kujya kuryoshya, nibyo navugaga. Impamvu tubivuga hano tuya ngo dutangemo n'ubutumwa, kujya kuryoshya nyuma y'umunsi y'amafaranga bibye, bya binyobwa bibye, bya biryo na za item bakuye muri, bakagenda bagashaka bagakora house party, bagahuriramo n'abantu batangaje. Ni gute wowe wakira mu nzi wawe groupe y'abantu nk'abariya mwababonye, ukabakira mugasangira inzoga mu gitondo mukaryoshya, utazi aho amafaranga yavuye, ntugire n'amakenga ataba abantu ariko bakora he bari guspendinga gutya. Inzoga baba bafashe muri ni za zindi zihenze, imwe igura 200, kibaza nk'abana b'abasore bayakura he. Ntugire ayo makenga. Naje gutangazwa no kuba barasangiraga n'uwitwa Ishkevin hariya mu nzu y'Ikagarama kaba hostinga, n'uwitwa Rogan, nge sinabaza Rogan, n'uwitwa ngo Olivier producer, bagasangira ijoro ryose baryoshye. Muri make urasangira n'abantu ibyibano, muri make umufatanya cyaha ku muntu tuzi baba star. Kugira amakenga ni ngombwa, kugira amakenga. Isomo ririmo hano
nubwo abantu mwamvuga ngo mugiye kuryoshya hari ikintu ugomba kwirinda wakiriye abantu utazi inkomoko yabo utazi hehe ngo baraje ngo kuko ngo bafite amafaranga ngo n'inzoga zihenze iwawe ngira ngo wenda bagize amahirwe iyo baza gufatirwa nkaho ngaho abo bose baba baragiye kuko n'abafatanyacyaha basangiraga abantu ibintu by'ubujura byaturutse mu bujura ngira ngo mube careful aho ngaho bagomba kuba careful ukamenya umuntu mugendana ukamenya uwo musangira ibintu bya house party ukabona group y'abantu iraje nuko byitondera rwose isomo ririmo aho ngaho nta ubujije abantu ngo bakore ibirori ariko kora ibirori utumira abantu uzi atari ugutumira abantu bose babonetse hano ngo kuko ngo afite inzoga ihenze afite n'imodoka nziza ngo Badure yajyaga ejo bundi yaradusekeje ngo njyewe ubu ndebye wabona ko ndi umujura ngo nakarabye neza nasokoje wabona ko ndi umujura sate umujura nta kwasa barakubwira ngo twabaga dusa neza ku buryo utadukeka icyo nicyo abantu bagomba guhindura umujura ntabwo afite ukwasa cyane rero muri ibi bihe bya white collar crimes muri ibi bihe by'ubujura bw'ubwescro ibikorwa by'ubwescro fraud umwescro ntabwo bimwanditse ku gahanga nawe agerageza kugira ngo agutsindishe uko agaragara n'uko asa ibyo byonyine bigatuma agira ibi byaha rero bakurikiranyweho bihanishwa ibihano bitandukanye gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo ni icyaha gihanishwa igihano hagati y'imyaka 7 n'10 ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ibikangisho bihanishwa hagati y'imyaka 5 n'7 ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi gihanishwa igihano cy'igifungo kugera kuri myaka 25 kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya igihano cy'igifungo hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 kwangiza cyangwa konona ikintu cy'undi ni hagati y'amezi 2 n'6 icyaha cy'ubuhemu hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 baramutse rero babihamijwe n'urukiko umucamanza ni uzagena igihano azabaha ariko ibi byaha nuko bihano ubutumwa dutanga ku bijyanye n'ibi bikorwa icyambere ntimwumve wenda tubisobanura gutya ngo mugire ngo byacitse ngo mwumve ngo aba ni abantu bari danje cyane abantu bakabije groupe oya c'est un groupe de bandits yaho ngaho bafite ubumenyi bwiza bakuye mu ishuri bahitamo kubukoresha nabi ntabwo barusha inzego z'umutekano ubushobozi nta nubwo baturusha ubwenge mu kurwanya ibi byaha ubutumwa dutanga nuko bashatse babivamo bakagana inzira nziza nundi wese ukeka ko hari ubundi buryo ashobora kwishoramo uburyo ashobora gukoresha akora ibyaha ubushake bwo kurwanya ibyaha turabufite ubushobozi turabufite ubumenyi turabufite bwo kubirwanya rero nta mahitamo bafite nta n'inzira bafite bashobora kuba babicika bariya basore iyo bazaga mwumvaga ko mutazafatwa ngo ya mutwabaga twahinduye plaque twabaga twagize gute bumvaga ko batazafatwa icyo rero tubabwira n'abandi bose bafite ako gahiyahi ko kumva ko bakora ibyaha kumva ko batungwa n'ibikorwa bigize ibyaha turababwira basubiza amerwe mu isaho bace inzira nziza banyura inzira nziza yo kubonamo amafaranga ntabwo tuzatezuka ubufatanye turabufite n'abaturage nabo ubwabo ntabwo bashyigikiye ibi bikorwa ubushobozi nk'uko nabivuze turabufite n'ubushake nicyo cyangombwa rero ntabwo bagomba icyo tubasaba nuko turabagira inama yo kuva muri izo nzira z'ibyaha bakajya inzira nziza kuko ntabwo bizabahira ikindi ntabwo inzego zishinzwe kurwanya ibyaha zizatezuka kubirwanya abaturarwanda nabo turabasaba umuco wo kudahishira icyaha impamvu mbivuga kudahishira icyaha
bari abantu bagenda bacumbikirwaga n'abantu benshi kandi bazi uburyo amafaranga bagiye bayabona. Iperereza naryo nirirangira nabo kuboko k'ubutabera kugomba kubageraho. Bari bafite aba girlfriend basangira aya mafaranga ndetse bafite n'abandi bantu b'inshuti bazi ibi bikorwa. Ibyo bibye bimwe babibabikiraga babibitsaga ahantu runaka. Iperereza nirimara kuba gupfundikirwa nabo ukuboko k'ubutabera kugomba kubageraho kuko umuco wo guhishira icyaha ugomba gucika. Abafite imodoka rero nabo turabagira inama, imodoka yawe menya umuntu mugiye kwikodesha. Kumumenya si uko yakuzaniye irangamuntu gusa, umenya aho ataha, umenye n'ibyo agiye kwikoresha. Hari imodoka bagiye bakodesha z'abantu kubera ukuntu batwara nk'abasazi bakagenda bakayihirika, ubwo bikaba birarangiye, imodoka yawe ikaba irarangiye kubera ngo ibihumbi 45 70 baguhaye ngo ku munsi. Menya abantu ukodesha imodoka kuko iperereza rije nawe uzamo wowe nyiri imodoka. Gira amakenga umenye abantu uri gukodesha nabo imodoka. Ese uzihaye bande bagiye kwikoresha iki? Abantu b'abasore bangahe urabitegereje ayo makenga kuki utayagize? Nta kweretse ni wabo ngo banze umenye ubuhamya bw'umuntu runaka. Byari bitangaje, abo bana hari akabeza hose Rubirizi batambutse n'amaguru abantu barabakomera kuko barabazi ariko baricecekeye. Hanyuma rero ni za nama nazo nagiye z'umuntu niba ufite imodoka yawe yakoze accident cyangwa se iri mu igaraje, kuraho plaque uyibike, utazahura abantu nk'abariya bakazikoresha ibyaha hato ugasanga iperereza rirakugwaho. Ubutumwa bundi nabuvuze n'abasore basangira muri za house party, please, kuko inzego z'umutekano ni zishinzwe kurwanya ibyaha ziramutse zije zigasanga umuntu bashakaga ukekwaho icyaha runaka gasanga muri hamwe, ntabwo uzasigara. Nawe uzasobanura ukuntu muziranye, ariko ubwo se uzamusobanura uri hehe? Anatandobwa uzaba uri hehe? Hari ibintu umuntu yikururira ariko hari n'ibintu umuntu yakagombye kwirinda. Kugira amakenga iteka, kugira amakenga, kumenya abantu musangira. Sinzi niba hari ibibazo mufite. Urakoze cyane. Umwihariko urakoze cyane ku bw'icyo kibazo. Ubutumwa duha urubyiruko ku buryo bw'umwihariko, ngira ngo mwabonye imyaka yabo hagati ya 19 na 22. Aba ni abasore bagombye kubakora ibikorwa bizima. Urabona umwe yagiye akurura undi kandi n'abana bafite ubumenyi. Ngira ngo wenda nyuma hariho bazatanga ubuhamya bazikoma ku munwa ati kumbe Badru ni biriya bintu yakoraga yaramuzi nk'umuhanga. Turabasaba rero ko bayoboka inzira nziza, kuko guhera kuri 19 22 ufungwa, amaherezo ni iki? Mutekereze umucamanza niyanzura cya gihano cy'imyaka 25. Ubwo urumva igice cy'ubuzima bwawe ubutakiranje. Abasore ni bahaguruke bakore mu nzira nziza, kuko hari uburyo hano mu Rwanda hari opportunity nyinshi, hari amahirwe menshi yo kubona amafaranga mu buryo bwiza, ariko ibintu bya shortcut maze n'ikibabaje nayo mafaranga bakoreraga ntushobora gusanga kuri konte n'ibihumbi 100. Bakayakorera bakayapfusha, ndabyita kuyakorera, bakayiba bakayana bakayangiza, bamara kuyangiza bakongera bakajya gushaka andi. Nubwo buzima babagaho. Isubwa ababyeyi babo babazi ko abana babo bari
so urubyiruko rero ruhaguruke rukore ruce mu nzira nziza. Hari amahirwe menshi iki gihugu kiduha, twabyaza umusaruro tukirinda ibi bikorwa byo kuba bikubita muri ibikorwa by'ibyaha bitafite mu by'ukuri badafite amahirwe yo kuba babicika. Byanze bikunze ukuboko k'ubutabera kuba kuzabageraho. Uriya yaribye aratoroka ajya muri Kenya, ariba aragaruka, bo yarazi ko ngo yabisibanganyije. Ubwenge nabivuze, ubushobozi, ubushake bwo kurwanya icyaha turabufite, ntabwo rero tuzatezuka. Wenda umuntu ashobora kwibaza uburyo n'aya manyanga bagaragaje bakoreshaga, ese bafashwe gute? Hanyuma tugarukire kuri iki ugeze kugarukaho cy'ubwesuro buriho n'iyi minsi, abantu benshi baza bashukisha abantu uburyo bwo kunguka amafaranga bwo twakwita mu buryo bwa piramide, ugasanga barashoye, nyuma yabo babuze irengero ry'abo bantu ndetse n'izo nyungu ziguriyemo, abantu bagasigara babaguza. Wenda hari igihe harimo muri iyi minsi abantu bari kugarukaho cyitwa STT, wenda n'ibindi bikorwa nk'ibyo, ntitugarukireho. Hanyuma urakoze cyane, ngira ngo ibi byose bifite aho bihuriye, bifitanye isano. Ni ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, escroquerie mu cyongereza aribyo byitwa fraud. Ibi ni ibyaha bigenda bikura. Wenda nshobora nko kuguha nk'imibare, duhereye twifashishije imibare kuva 2018 kugera kuri 2025, icyaha cya fraud aricyo escroquerie cyangwa kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ni 10,317. Izi ni case zakurikirana, biza mu buryo bwinshi. Biza mu buryo nka buriya bwa Abajura, aho ajaminga imodoka y'umuntu akayiteza ikibazo, akagaruka aje kugikemura bakamuha amafaranga. Ubwo ni uburyo bumwe buri recent. Wari wavuze ubundi, wari wambajije ngo se twabafashe gute? Twabafashe mu kazi kacu ka buri munsi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ikintu tubyuka dukora no gukumira, kugenza ibyaha no kugenza ibyaha. So bafashwe rero muri ubwo buryo butatu bwo kurwanya, muri make bwo kurwanya ibyaha. Nubwo buryo nta bundi. Ibyo byaha rero wakomoje ku kintu bita STT. Reka wenda ndaguha tutaravuga niyo STT. Ibi byaha ni byaha twakwita white collar crimes. Ni byaha bikorwa nta violence cyangwa nta kiboko, sibyo? Bimwe nyine muri terme zo hanze baravuga ngo ni ubwescro. Umuntu akagushuka akagukuraho amafaranga ukayamwihera yakwijeje ikintu runaka. Ngira ngo nuko wavuze ST ko ari igezweho. Wigeze kumva ikintu cya supermarketing? Twarabivuze. Wumvise ikintu bya Chiamon, wumvise fintech dinner, wumvise Penda Africa, wumvise Kigali Analytics, Wealth Unlimited, Wealth Fitness, Online Forex Trading, Tom Transfer, Cavalon, Binance, BitSec, Shell, Papestone, Trade with Diana, Planet Investment, hari n'aba RW-KIGALI bahari hano hanze, n'izindi nyinshi zigenda zivuka. Uyu munsi turi kuvuga STT, super free to trade. Ni byinshi, kimwe iyo bakivumbuye bazana ikindi. N'ubu ngubu na nyuma y'ibi ngibi nubwo tubivuga dutanga ubutumwa tubwira abantu ngo mubivemo, hazaza ibindi babigemo. Ese babikora bate? Iyo ukoze ubusesenguzi, abantu babijyamo ntabwo ari abantu binjije, ni abantu basobanutse, bafite n'amafaranga yo gushyiramo, sibyo? Noneho ikintu bakurikira cyane ni inyungu z'umurengera bababwiramo. Turafata nk'urwo rugero rwa STT, kuvuga ngo umuntu ngo shora amafaranga 100,000, ubwo n'urugero ruto yamfashe, ngo ku kwezi nzankungukira 25 cyangwa 1,000, n'uwinjizamo kanaka tuguhe pourcentage runaka. Reka twese dukore wenda imibare matematike twize muri
matematike twize muri école secondaire icyo bita inyungu niki we arakubwira ngo shyiramo 100 nzajya nkungukira tuvuge 25 cyangwa 10 inyungu niki twize ko inyungu ufata igishoro kuramo ibyo wacuruje inyungu niyo none warakubwiye ngo haye 100 n'ibihumbi 100 nkungukira 25 ukwezi kwa mbere akaguha 25 ese 25 guha yabikuye muri yandi wamuhaye wowe noneho kuko ngo yaguhaye kuri momo ukavuga ngo ayanjye ngo nayabonye ayawe ntayo wabonye wasubijwe 1/4 cyayo watanze wavuga ko wungutse igihe yabanje akagusubiza capital yangize akagusubiza ya nyungu uvuga ute ko wungutse iyo ni simple mathematique n'abana bo ku ishuri primaire bazi ngo nashyizemo miliyoni ukwezi kwa mbere akagukubita 250 ukwa kabiri akagukubita 250 ngo ntureba se ngo inyungu yanjye nayibonye ngo kuri momo ndayafite nayawe yagusubije noneho kuko wibeshye ngo wabonye inyungu koko ukagenda usensibiliza abandi ngo nimushyiremo undi nawe akajijwa ngo ngo wabonye tete ngaya se kuri momo ngaya rwose ndayafite iyo mumaze kuba abantu 100 mwashyizemo miliyoni ni miliyoni zingahe mu kwezi kwa mbere cyangwa kwezi kwa kabiri akabanyanyagizamo 25 million buri muntu wese agenda amuha ngo inyungu ya buri kwezi mu mezi abiri yarangiza agatwara miliyoni 75 niyo mitwe bakora no kuvuga ngo rero hano ni uruhare rwacu rwo guhaguruka tukagira amakenga uvuga gute ko wungutse igishoro cyawe utakigaruje sibyo kandi ababijyamo n'abantu basobanutse bakabikorerwa nyine n'abandi basobanutse babesikoro nyine bize gukoresha ubwenge bafite mu